kugeza ku myaka yawe 23 umaze guteretwa nk'abahungu banga wenda sinde kugutereta abandi ubona barakugiriye crash nini cyane ku buryo avuga ati ariko avuga ati nanye nabuze amahitamo ugereranyije yo mana ubusa nabivuga ntago namenya umubare gusa barahari bari benshi sinzi niba bakina hari kuko ubu ngubu ibyo nsa nkaho nabivuyemo ibyo ngibyo ntago nje mbirebaho ibintu byo kuvuga ngo umusore ngo ni boga ibyo se mbirebaho hari ibyo bintu bitatu byibanze mbanza kurebaho ugeze ukina iby'abana wenda tuzigaruke muri bya bihe bya kera iby'abana The Zoom TV 24. Okay, murakoze kwemera kuganira na The Zoom TV 24 ngira ngo wenda ku batabamenyeye twaje no kuko tubaza ariko muratangira mutwibwira mutubwire turimo turaganira nandi. Nitwa Uwamwezi Daphne niyo mazina yanje mu rugo banyise hanyuma mwitangazamakuru cyangwa se muri showbiz nkaba nkoresha Bianca Baby. Bianca Baby burakavuye akazi. Well, Bianca ninje waryihaye kuko nizina nakunze ndikuye muri filme ndebye na meaning yaryo n'ubusobanuro bwaryo numva ndarikunze ndavuga kubera ikirizina ntarifata nkarikoresha. Baby ryo nabantu bari impaye basanzwe. Ubu turi 2019 umuntu yakwibaza Bianca afite imyaka ingahe ubu? Mfite imyaka 22 ariko ubwo twinjiye muri 2019 ni imyaka 23. Burakuze nyine cyane. Ndakuze. Yes, Bianca mu myaka ya 29 dutangira cyangwa abantu kuntu bari kumva tuganira uravuga ikinyarwanda nkaho utacyumva neza. Oya ndacyumva cyose kuko ndi umunyarwanda ni hano navukiye rero ikinyarwanda ndakizi cyose ahubwo sinzi ariko ntibanseke bishobora kuba ari ikibazo cy'amenyo yanjye ngira no kuvuga ngo mvuga ikintu bakumva yuko hari ubundi buryo nshatse kukivugamo ariko atari uko wenda ntakizi ahubwo ari ukubera ikibazo cyamenyo. Yes, akenshi hano rero kuri The Zoom TV 24 twibanda ku buzima bw'abantu ku giti cyabo ariko nanone tukinjiramo gakeya umuntu yakwibaza Bianca yakuriye he yakuriye mu biki yakuranye nabande kugeza ubu kuri iyo myaka yawe ku buryo uvuga ati nko yaba abantu twakuranye. Well, nakuriye naha ababyeyi mbana n'ababyeyi banje bombi gusa naje kunyarukira hirya muri Kenya gatoya mu mashuri mvayo ngaruka inaha mbega ikintu navuga ugize ko mbaza ngo hari nk'ibintu mba nkumbuye well ibintu byo gukumbura byo sinabibura ntibyabura mba nkumbuye inshuti niganye nazo urabona kugira ngo nzabone umwanya wo kuvina hansubire Kenya birangora gusa tuba tuvugana ariko buriya kuvugana n'umuntu ntibabihagije ibyiza nuko umwana abonana having a fun. Bianca umuntu akurebye ukuntu wambaye ukuntu ugaragara umuntu ashobora kuvuga ko umwe mu banyamakuru kazi muri Rwanda bafite bagaragara neza ku isura mbese beza. Urakoze cyane. Umuntu yakwiye ntago yisiga cyane bya bindi byenda byakobwa mukorogo se iyo baranayiciye oya ntago nisiga mukorogo nisiga amavuta asanzwe nisiga amavuta yitwa Sebamed yo muri pharmacy. Okay. Wenda Bianca impamvu tuzana n'umuntu w'umukobwa no kugira ngo agenda duha kuri experience cyane cyane mu buzima bw'iki umuntu abayemo harimo n'ubw'abakobwa umuntu yakwibaza wenda Bianca ukiri umwana mutoye ni ibiki wumvaga ku buryo bavuga ati ndacyari umwana ariko ibi bintu nimba ku myaka 23 nibura nzaba nabigeze tuvuge nk'urugero nkanye numvaga ku myaka 27 nzaba afite umugore nawe wumvaga ufite wazaba ufite umugabo. Oya mbega inzozi zanje mu gukura nakuze mfite inzozi z'ibintu bibiri nakuze nzumva yuko uko byagenda kose nzaba umumodo ariko apana babandi bagenda bagaragaza imideri muri runway and stuff oya njewe numvaga yuko byagenda kose nzaba umumodo werekana nabivuga gute tuvuge urabona ko no kuntu haba hari ama companies bagukoresha niba ari telefone yasohotse ko wajya ku cyapa bakagufotora yamamaza mbega nakuze numva yuko nabaga ndi muri bus nabanje ku ishuri nareba ku byapa nareba abakobwa nkavuga ko mana ubu nanje ko kubunzagera hari ahantu nzaje abantu bose bazaje bacaho bandeba ku cyapa bavuge ura mukobwa ndamuzi iyo ariko ntago ari nyine ni nka kwa kundi wumva yuko
well, ibingibi nibitagenda neza ibingibi bizagenda neza navuze nti Mana uzamfashe ndashaka kuzaba umunyamakuru uko byagenda kose uzambabarire nawe izo nzozi ntazigeraho sinzi icyo nzaba mbereyeho ukigera mu itangazamakuru ni iki kintu cyagutunguye bwa mbere wenda tuvuge abantu benshi bageraga kuri radio bwa mbere bagakubita no kuri mikoro bakajya bakubitaho gutya wowe ukigera kuri itangazamakuru wahereye kuri itangazamakuru icyagutunguyemo cya mbere ukigera mu itangazamakuru ni iki nkikigera mu itangazamakuru natangiriye kuri radio imwe yitwa City Radio niho natangiriye hanyuma ikintu cyantunguye ikintu cyantunguye kikanangora nari amayekuteri bambara nagezemo nkabona buri uko umuntu agiye kuzamuka ngo avuge bakabanza bakambara ekuteri bakagabanya volume icyo nicyo kintu cya mbere cyangoye simenya ngo volume nibiri hejuru uramenya kuyivugiramo cyangwa barayimanura reka da nibavuze no kuzamuka nahitaga nzamuka ntitaye ngo indirimbo iri hejuru cyangwa iri hasi nicyo kintu cya mbere cyabanje kugira gute kungora icya kabiri cyangoye no kumenya cooperating kuko iyo wageraga hari ibintu bimwe na bimwe babanza kukwigisha bakavuga ati ibi bintu uko byagenda kose ugomba kubimenya hakaba harimo cooperating ukaba uzi recordinga n'uburyo ushobora gukatama amajwi ibyo rero biri mu bintu byangoye cyane cyane ariko kugeza ku myaka yawe 23 umaze guteretwa nk'abahungu banga wenda sinde kugutereta abandi ubona barakugiriye crash nini cyane ku buryo avuga ati ariko avuga ati nanjye nabuze amahitamo ugereranyije yo mana ubusa nabivuga ntago namenya umubare gusa barahari bari benshi well sinzi niba bakina hari kuko ubu ngubu ibyo nsa nkaho nabivuyemo ugeze ukina iby'abana wenda tuzigaruke muri bya bihe bya kera iby'abana rukuntu abantu babaga ari abana bo mu cyaro bagakora ikintu kimeze nk'ubukwe akana bakiri abana bato mwakaba papa undi akaba mama oya ahubwo ibyo bintu ntago negeze mbikina kuko ntago mu rugo bigeze babikunda habe na gato gusa nabonaga barabinkumiragamo cyane sinzi impamvu gusa nyine nabonaga abana duturanye babikina gusa nacinnye icyo bita ngo ni baragatambaro kwa kundi mwicara umwana akaba yazenguruka gushiraho agatambaro mukirukanka ibyo nibyo navuga yuko nacinnye gusa ibyo byabana by'ubukwe papa na mama ntago negeze mbikina okay Bianca muri vision umuntu wese kugiti yagiye vision ze uribaza nko Bianca 2019 niho turi mu myaka 5 nka Bianca urateganya iki wenda twirinze kuko ngo ufite umukunzi wenda kuko turaza kubigeraho ariko urateganya iki wenda nicyo kirimo well utamufite ariko nimba ntamufite umukunzi icyo kibazo twakigezeho cyangwa turajya reka dutangirira well umukunzi ndamufite ibintu mukundira wenda ubona birenze by'abandi nk'ibiki well ikintu cya mbere nuko ari umusore uzi gukunda ikindi ni umusore ushaka kugira inama aho ubona watambikiriye afite uburyo kugaruramo si no mu gutambikira gusa no mu gihe abona ko ari ngombwa nubwo waba uri mu kintu cyiza ariko akakugiramo inama akubwira ati iki kintu yes ni cyiza ariko menya uko kigendamo burya ibyo biri mu bintu bibiri byibanze byatumye mukunda ikindi ni umuntu uri hard working arakora cyane akunda akazi kandi ni wa muntu uzakubwira ati kora uko ushoboye kose aho uri uyu munsi ejo ntaba ari huri ni wowe wasanze wari umuhungu w'inzozi zawe ubundi for sure no kuri pe navuga yuko ke mfite nk'imyaka 20 niho natangiye kumva yuko nagira umusore wenda natekerezaho nk'inzozi zanye nkavuga nti uyu musore agomba kuzaba ameze gutya na gutya na gutya ubu ngubu pe navuga yuko namubonye sinavuga wenda ngo niwe Imana yangeneye gusa sofa uwo ndi kumwe nawe ndamushimira nkanamushimira n'Imana na Bianca ikibazo kijya kizamo hagati y'abakobwa n'abahungu ku mahitamo umukobwa yajya guhitamo umuhungu akavuga ati nzahitamo umuhungu ufite amafaranga menshi undi akavuga ati nzahitamo umuhungu ushobora kunyitaho cyangwa undi akavuga ati njye nzahitamo umuhungu ufite ubushobozi amahitamo yawe iyo ugiye guhitamo umuhungu uhitamo umuhungu umeze ute ufite akantu ufite amafaranga cyangwa umuhungu ubona wateruye amahitamo yawe kuri we aba yahe ubundi utekereza ko amahitamo mazima ku mukobwa ugiye guhitamo umusore wenda tuvuge ko kubana atari kuryoshya yakabaye yahe ikintu cya mbere yuko wenda mvuga ko ku bakobwa abasore bakabaye bakunda uko bameze njyewe
umusore dukundana ntago nigeze ngendera ku kintu cy'amafaranga no ntago nigeze nkigenderaho njewe icyo na focusinzeho ni umutima we n'uburyo akunda akazi n'uburyo ari wa muntu ukugira inama akubwira ati kora iki n'iki kuko mbona kizaguteza imbere muri rusange mbega ku mafaranga kuvuga ngo guterura ibyo bintu sinja mbirebaho ngo kuko umusore w'ibogare cyane ubona rwose waguhagararira imbere rwose abandi ukabatera ubwoba ibyo ngibyo ntago njya mbirebaho ibintu byawe byo kuvuga ngo umusore ngo ni bogare ibyo se mbirebaho hari ibyo bintu bitatu byibanze mbanza kurebaho hanyuma ubwo ibindi biza navuga nka hari inyongera gusa bibaye bitanahari si bya bintu uvuga ngo mbego bitabonetse ntago umuntu wamukunda oya ntago ibyo ngibyo nje mbirebaho ikindi ku mukobwa njewe ntago buri muntu wese aba afite uburyo akundamo umuntu we aba afite qualities agenderaho areberaho gusa ntago umuntu yakagombye gukunda umuntu kubera ko afite akantu kubera ko afite amafaranga oya gusa ariko nanone niba hari ababakunda bakunda abantu bafite akantu nabo ntacyo byantwara ntago nabave bari kamvuge gutyo nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda